Ikina kubwira. Umetekereza icyo? Ikina kubwira. Banza urebe. Uramubona ukuntu yambaye? Ndi kumubona. Uramubona ukuntu yambaye? Ndashaka kumubaza Mariya yambaraga gutya. Mumbarize. Mariya yambaraga gutya. Wigeze ubona muri Bibiliya hari umuntu wambara gutya? Ese uzi ko utaje kurusengera umunsi? Vuga ati. Sobanura. Uwambaye ite? Reba ibintu wambaye. Urabona ari iby'umwari w'u Rwanda? Kose urabona ntabwo urabona ntabwo. Pastor mwasenge abantu nk'abo kwe dusebya. Umva Daresara. Babarira. Urumva? Uyu muntu mufate ugende mutungane. Somera yogenda wambara gutya. Do. Nene gisambo. Yakundanaga n'igisambo. Murano. Yakundanaga n'igisambo. Mushaka gira hano. Yakundanaga n'igisambo. Kama tuzuze cyo. Kama hano. Hako se bashaka iki? Kuko bashaka iki? Ndazira gukundwa. What be this? Umva rero Daresara. Ndakumva muyobozi. Ntunzane he ibya mashinari byawe. Natabyikorera. Twe turabyikorera. Bayama akazi nagakora neza nugira ikibazo. Nuvuga ngo nkuze nk'umunyamwuga. Subizi se. Nisebye rero. Wanyagaje ubizi. Wa amafaranga nyabone gusa. Ubizi neza gufite ikizere. Yawa akazi nagakora nugira ikibazo. Mu mashinari bawe nakumvisha. Nuko Mariya twarinda Yosefu n'ibyamushimishe bazamya kuri umwana w'ikinyendaro biramurenga. Babyaye Yesu. Yesu nawe agize imyaka 37 niyakirekera. Oni yava kusa tariye. Abari icyana bakitaga Magadalene. Nuko Yesu yarafite icyana cy'indaro. Nyakuwa pastor. Dufite ikibazo mu mudugudu. Ubusambanyi buriyongereye. Urumogi umva abana batoya barimo barankura urumogi. Uburaya bwabaye bwinshi. Abantu ntibajya gusenga. Ibirara byabaye byinshi. Barimo barasimbuka ibipangu. Umuntu arande ku mwenda yagaruka agasanga ntawo. Inkweto bazi ibyo. Dufite ikibazo gikomeye. Bicecekere. Nanjye ubu ngubu nkubwira ndajya mu rusengero. Nabwiriza ndi kwibwiriza. Ntabwo ugibona abakristo. Kubera iki? Sinzi ikibazo n'ikiko. Nazanye mashini icyo kibazo kigomba gukemuka. Zani inkoni. Oh my God. Zani inkoni. Reka mambiri. Nanjye makamambiri. What be this? Zani hamwe. Habuka tukemura ikibazo wawe. Asoni. Oya umubwire pastor. Ibintu bigomba gucika. Ukabasengera batakumva tukabi niyo mpamvu nazanye mashini. Tugende gusa tugira imbavu. Kuki badasenga? Kuki badasenga? Ntabwo byumvikana. Asoni. Hari ibintu utashoboka. Hagarara. Bitonze. Hagarara. Ikina kubwira. Umetekereza icyo? Ikina kubwira. Banza urebe. Uramubona ukuntu yambaye? Ndi kumubona. Uramubona ukuntu yambaye? Ndashaka kumubaza Mariya yambaraga gutya. Mumbarize. Mariya yambaraga gutya. Wigeze ubona muri Bibiliya hari umuntu wambara gutya? Ese uzi ko utaje kurusengera umunsi? Vuga ati. Sobanura. Uwambaye ite? Reba ibintu wambaye. Urabona ari iby'umwari w'u Rwanda? Kose urabona ntabwo urabona ntabwo. Pastor mwasenge abantu nk'abo kwe dusebya. Umva Daresara. Babarira. Urumva? Uyu muntu mufate ugende mutungane. Somera yogenda wambara gutya. Asoni. Mujya ngambara neza mwana. Oya gusa. Daresara mbona? Bagomba gusenga. Kungu. Oya warabuze. Oya. Dore umukobwa anyana na shitani ku mutwe. Byaragumye muri Bibiliya. Umuntu mukuru agafata ikintu ku mutwe. Aya ni amabara ya shitani akiri mu kuzimu. Pastor. Bibiliya hari kivuga ku musatsi? Bibiliya bivuga gute? Twagiye.
nuramukuwe n'inkumi y'umukobwa ifite imyaka 26 ku ijambo rya Yohani akanyero 14 yarishize ibintu by'imihondo ku mutwe uzamenye ko ari ikimenyetso cya shitani yajukaga ajyana mu busambanyi. Wowe rero niyo mpamvu vuga ati vuga gwira hano igira hano igira hano. Urese uyu mukobwa ni shitani se? Ufite amahano wacu cucu. Ni shitani? Oya ni shitani se? Kireke kizana amane nyene. Uri kwiyumvira ati Ibuye. None se kamubwira nkawe wambare gutya. Urabona umuhungu wanjye yaza gushaka. Urabona nambaye nabi. Urabona urabona mwebwe mutumye abahungu bacu bagwa ku mashiga. Ariko bagwa ku mashiga pasi. ku mashiga biri Ubaye icyorezo wowe. Ni icyorezo. ubundi se itonde mutuku kataje gusenga ku cyumweru utaje gusenga ujya gusenga ikindi gikurikiyeho urabona ukuntu bameze nk'uko niba abandi basigaye babyina muri bwabo bari bwanuza ngo ni bwakaza roho ukumva neza nta magambo tugomba kuvugana namwe yaje kwa kubita Yes sir. kigoryo indaya gusa bibutwe gusa Ndabyo binyo byawagira ngo bibajya. Ku muhanda naso. Ajya ngo namazi yuzuye gusa kigoryo gusa. hari ibintu bitashoboka ariko pastor mutuze mubwire ndabona ntabwo gifite umujinya ntabwo kiri umusirikare je umujinya ndawufite aho umusirikare wazi gutabana ntabwo nkubwire je mfite umujinya w'umuranduranzuzi ibintu w'umuranduranzuzi tutabikumira bizakomeza byangiza igiturage Niko bimeze. tunataka bihishe ibi bitu reka mbabwire uyu munsi iki gikorwa dukoze tugomba gushyira iherezo umukwabu twende abantu bakajya gusenga ku ngufu kandi Ndiye fande. hari ibintu bitavuga hagarara baba we hagarara Habaye iki? urabona Habaye iki? niko Habaye. urabaza iki uri sangara sambiri Yes. ntugisenga waraguye Batesha mutwe nkabe. utaje gusenga utaje gusenga Gusenga nagahato ko aribyo ndi kwa. nagahato Genda biya. Pastor, igarukire Dar es Salaam kurikirana cya kintu kurikirana What be this? Jesus. Pastor, ingwino mubihorere bagomba gusenga bagomba gusenga ibintu byabishyira mu bwenge bizangirika urwumva neza abana bacu bamaze gupfa bagomba gusenga bagomba gusenga Maze iminsi nkurwaye maze iminsi nkiga ngenda ndeba nanjye nari ngukunda foroma yatusha ubu nakoraga numva imitima iraterera baba we ariko ubundi uzakora iki ko Imana yandemeye yakundemeye kuyonze ngigira icyo nibwira umusheri wanyitunde tukibana ibyo se bitwaye iki nicyo mbashaka buri munsi nibura amasaha abiri tubipange rero twifogeka tugende tugende siyansi iri tugende ariko sheri hagati aho kugira ngo ibintu byose bigende neza mpakanu kamwe agaki sheri urakama mpakabiza yabawe ibyo byoroshye urambonera sha mudugudu ngamuha iki ngamuha kabisa oh my god kuri umwana hagarara neza oh my god itonde uwo mwana aramutse aguhaye akabizu urumva iyo minwa yawe igatuma arwara imitezi iminwa yawe
uwo mwana urumva uwo mwana uri gusaba akabizu ataje gusenga urumva utari kumwangiza nyuma yaho yakwayura hirya turakundana uri gusaka nande uri turakundana gusaka nande we buretse niko ubu uhagaze aho kugumye kuhagaze abana b'u Rwanda bari musigaye muhagarara mu muhanda musoma kimotari cyamwe Guna. Wowe rero urumva imyaka yawe ikwemera vuga amahasi niko tureva mubwiye kuki atagiye gusenga uyu mwana urumva nyina ahora gusengera noneho igitangaje mama yanambwiye yuko amaturo yose bamo kuza ese paste uyu mwana simwene Suzana nyina What ibirizi Jesus Suzana niko do nini gisambo yakundanaga n'igisambo yakundanaga n'igisambo yakundanaga n'igisambo uyu muntu agomba kwakira agakiza kumva baraka ariko nayo mfite amakuru mu mudugudu uyu muntu ari umusambanyi ari inkozi y'ibibi mbere yuko ajya gutwara moto yabanje gucuza urumogi amagambo menshi dushaka nubwo njye tubireke ceka gasopa funga muzutu sindagira nanjye twagiye mukubita ijambo urakizwa cyangwa namukizwa ubona nako nuko nguko ubunyirirwa 156 uravuga ati urumva ihoba yawe Yesu amaze kugera ku musozi asanga inkozi z'ibibe byinshi urumva inkozi imwe bita gasakuyo ceka vuge iyo nkozi bibi ntabwo nitwa sakuyo rwose iyo nkozi bibi yafataga abana ku ngufu ikabatesha amashuri wari umuzi akira agakiza kavuye ku Mana mayibobo Pastor, kwakisha bagomba gusenga ntabwo byumva man ishunze nebure nkugezeho undaburize man twebwe ko ugiye kwirora wari uyobewe ko se nko hariya muri quartier man habamo ngiye gutanzara buri no musari kugira bari gukurikira kunge mwana n'ubundi uranyobe bro umva man ngiye nabwo vuye kugizara man yari mwaye amafaranga inahenze byadana ndabyumva man zahenze sana ako man reka nkubwire umuntu aba yikaraza imihanda yabize icyuya bro umva nyine nkubwire man bro oya cyenda nta bintu agomba gusenga ndabizi neza ambo mudugudu urambonera dore ukuntu bose ari ibisambo kandi mwe muje igira ngo mudugudu andebe beze ngo ubuzi mwe nabaye ariko wimuka abanyamagambo turabona tubaze bese mwahisemo kuzaranga ku giturage nimba akazi kanyu kwiga ngo icanga nta kintu mukora nta gusenga no kunyura umugi gusa pastor buretse gato pastor reba izi nkweto zose z'umweru urabona atari ibisambo yewe nari nabibonye pastorona ijambo ryayo riravuga ati agakukihuza kambaye ibintu bisa baba ari abashuri none se mwebwe izi nkweto mwebwe ntago zisa mwe muri giki niba turaga mwebwe muri ariko reka mbabaza kuki mutagiye gusenga gusenga ntabwo mwebwe hano ni musengera muri gusenga se uwagiye gusenga bisobanuye ko ari we wakiriye Imana n'agakiza ariko genda bamubaza kuki mutagiye gusenga ubundi mwe muri ubundi mwe